umva ye vaye muko nakubaza se meze bite se Isawa. meze neza Yameze neza. ndakwita ndetse Banyita nde? Kubera ese kuri tuza nyumve ndibuze kubumvisha buryo ki batazagusubizayo ndetse nawe kandi ntuzemere kujyayo ndetse nawe yaza yiyererutse akakubwira yuko ashaka gusubirayo ugomba kumuhakanira birababaza pe humura. Nkurikije ukuntu bakuzanye nyine ndimo ndavuga ukuntu bakuzanye warabibonye nibuka yuko waje bakubangatanye baguteruye mu maboko ntabyo namenye nibaza abagore turi amasatani ni abagome gusa no kubona bagenda hapo najyaga mubona nkagira ngo ni umwana mwiza mu nzira kumbi ni kuri yameze abana wararenganye pe ihangane bibaho muri iyi si. Nese kuri ihangane n'ukuri birababaza cyane ndabizi igomba gucunga waye n'ukuri kw'Imana ko bitewe n'ukuntu mba meze mu mutima wawe numva n'ukuri kw'Imana birenze kuko ngiye kubana n'uriya mukadata n'ukuri mama numva bikeneye basi tuzi ukomere ndagerageza buryo ki mbumvisha yuko bidakwiye ko wasubirayo ku buryo utazongera kujya kubana n'uriya mugore pe ni umugome cyane ndagerageza mbibumvisha ni ukuri humura nese kuri ni ukuri tuza mbabarira n'ukuri kw'Imana ngiye bitewe n'ukuntu ni ukuri tuza pe tuza nyumve ndibuze kubumvisha buryo ki batazagusubizayo ndetse nawe kandi ntuzemere kujyayo ndetse nawe yaza yiyererutse akakubwira yuko ashaka gusubirayo ugomba kumuhakanira birababaza pe humura. umva ye vaye muko nakubaza se meze bite se Isawa. meze neza Yameze neza. ndakwita ndetse Banyita nde? Kubera ese kubaza se nta n'ikibazo se mwana nakubonye numva twabasha kumenyana ese kuba mubajije izina ni ikibazo okay nitwa Rurabo. rurabo rero koko none se umeze neza Bimeze neza. ese ko mbona umeze nk'uwarakaye mwafite ikihe kibazo Na kimwe niko mara. cyangwa se najya ngo twibere inshuti mbona wikanyaze bimeze bite Ese ko b'inshuti no kumanza kumfata uko ushaka ya ntabwo mufasha uko nshaka ariko nawe wikwikanyaga nk'umuntu no urumva kuba twari duhuye bwa mbere ntabwo nyine nta nubwo nanakwibwiye nanjye banyita Doni numva n'ukuri kw'Imana ibintu birenze ukwemera pe kuba naho papa yagiye bazi Mwiriwe neza. Ni karibu. Mwiriwe neza. Ni karibu. Dusanzwe turi mu kazi. Naho hari. Karibu no kuri pe musanze turi mu masaha. Ntabwo nicara niba musazanya adahari ntabwo nicara. Wicare nta kibazo. Wayicara none se n'uri Ariko ushaka kumbwira se? Wa muntu ambajije ngo bimeze bite ariko ntabwo bimeze neza. Yagenze gute? Ntubizi yuko nari ndwaye se? Mbere uko urwaye nyine mbona umeze nabi utabasha kuvuga ahubwo ndatunguye kuba nsanze uri kuvuga birantunguye pe wahora n'iki ko nahuye n'umugira neza akangirira neza nyine kuba yambura ngewe mperuka urwaye murumuna papa warampamagara arambwira ngo nimurangire umuganga ndamumurangira niwe waba barakuvuye se
n'ubundi niba wambuye ariko nimba ari wowe wabigizemo uruhare warakoze no kuri ni njye wari wamumurangiye nabonaga umeze nabi nazaga najyaga muri wa rugo nkabona biteye umujinya ukuntu yari ameze nanjye nabibonaga nkumva bineye inuza nagiye kubona mbona bamuzanye atabasha ubugenda atanakandagira hasi ego ko mana yanjye nibe nawe kubana na mukadata aragatsindwa n'iyamuremye njye narahageraga noneho bakanyereka buryo ki nyine ari uyu wananiranye bakambwira ngo ni ikigoryi nkavuga ni none se nta kuntu mwazamuvura ikigoryi igihe ntabwo nuzura nyine uretse ko ari ubugome bari bafite nababwiraga ngo nibakuvuze bakavuga ngo nta bushobozi dufite ngo bisaba kugurisha ngo ikibanza ngo ibiki nkabwani nta kintu na kimwe utatanga ngo umwana abe muzima uwareba yabona uriya mugore agira umutima ukurikije mukasese mu nzira ariyererutsa nta mutima agira pe ubu ari wowe waba ugira umutima ukemera ko umwana yicara atagenda atavuga mu nzira ariyererutsa akereka abantu ko ari none se bamukase w'abantu siko bamera ariko noneho mu rugo shamba bamukase w'abantu bakwereka ko bakunze umwana ubundi bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo umwana utari wanga bishyimunda bamukase w'abantu niko bamera nta kundi kuntu yari kubigenza nta n'ukundi yari kumufata gusa narakize maze gukira numva umubiri wose ndatunikara hose nimba barankubise ibiki nimba barampunze utuntu tw'utubi buriya bacungaga n'umuntu adahari bakamukubita baragukubita buriya bacungaga umuntu adahari bakamukubita kuko nta kivuri ntabwo nyine yagiraga umuvugira nta muntu wamwitagaho ariko umeze neza nta wari uhari neza nta kibazo ubu ngubu umeze neza urabona hari umuhungu wigeze kuza nyine anyereka amafoto y'uburyo nari meze anyereka amafoto nyine y'uburyo nagiye nari ndi kwitwara nyine cyagiye barangaza neza nabi kwera yarakize iyi si ntisakaye nashimye Imana mukaso ngo ntabwo aba ari nyoko mukaso si nyoko ihangane bibaho nugira amahirwe ukabona utangiye kugarukamo ugaruye imbaraga ariko ngengere uzongera umere neza niba nzasubira hariya ngengere inama nzasubirayo reka nanjye namubujije ikibazo ukuntu kimeze namubujije pe cyangwa ntabwo bakuvuje neza uracyatekereza gusubira hariya ikibazo ukuntu kimeze nta n'umwenda n'uyu mfite n'uyu n'umwe humura nzabwira umuvandimwe ayigushakira Imana yagukijije muri kiriya gihe igihe byari bikomeye utabasha kuvuga no gukandagira n'ubundi imyenda iba ariyo ituma usubira muri uriya rugo reka ni njye musitari wo muri iyi karitsiye baranze ahubwo se utuye muri iyi karitsiye se ntuyemo hariya hepfo cyane nyine ku muhanda hariya hepfo ku muhanda bareba ntabwo njya nkunda kuhagera niyo mpamvu nanjye ntabwo nkunda kugenda cyane ni wowe wibereyeho yego ubusanzwe se ukora iki ubusanzwe ndi umucuruzi hano ubu ngubu ntunzwe n'imiziki narimo ndeba ko viyoza ziri kwinjira ariko ndi kubona biri kugenda nazagushyira mu ndirimbo yanjye se twazabiganiraho ese wabishobora nko kwagitinga uceza ukaraga amabuno ntabwo mbikunda cyane kereka nimba ari gospel nyine gospel niyo ushaka ariko na ka gospel njya nkabasha ukabasha buriya nazagutumira ukazajya urepeta neza twazareba ibikunda none se wampaye akanimba kanjye nkazajya tuvugana nyine nkazabasha kumenyekana nawe oya kabisa berekeza ngiye kuvuga twagiye kureba hano pe ya maga waraje kundeba se nje kureba kuri za gahunda ya warakoze kabisa warakoze cyane buriya waranshimishije mu rwego rwo hejuru ndabona ibyishimo ari byose ariko uzi kubona umwana umeze kuriya ukabona yarakize ari muzima biba bishimishije cyane cyane mwese mwe mwabyizeho uburangare ubundi umwana nkuriye umujyana kwa mukase koko shase nari mbizi niga buriya niyo papa we yari kubyemera akamujyanayo buriya ntabwo biba birebetse neza kuko mukase ntabwo aba ari mama we ya oke ngiye kureba kuri telefone hari ikibazo nta kibazo cyangwa umwe nuko mbona amafaranga nose ko n'iterambere ryaje ko nta muntu ukishyura umuntu undi mu ntoki nkeka nkubwira nimero nyine tu hagenda ashyira kuri ya yindi naguhamagaje cyangwa ufite indi y'akazi
nta kibazo kireka ninyikubwira cyangwa se nkayiyandikiramo byose nta kibazo Okay. cyangwa nuko mbona mesaje ntari Yoshyiramo nimero yawe. nimero yanjye ni iyi ngiyi nta kibazo nyine tu amazina yo ni yayandi Harya ni amazina? ni Mukamana Mukamana, yeah, Mukamana. Eh, 1,400. Si 400 twavuganye? nari ibi nta kibazo pe ese ko nagorana Yeah, ariko ndabona mufite n'ibyishimo da umusore yabaye umusore kabisa ahubwo buriya hagiye tuzabipanga. n'akabyeri nyine nka kamodero no muri iyi minsi cyaka Ibyo kimeze byoroshye. nabi Ibyo biroroshye cyane. Ntubigire ikibazo. Mukamana. Yaje reba kuri telefone yawe yaje. byarakaze ese ibiryo byashize ntibyashize cyane ntabwo wariye se ndariranyije ahubwo sindi ibyo muba muri cyo ndaje njya kukuzanira ariko nta kibazo none se nshaka ko umfasha nkusaba akantu gatoya yego urabizi neza tuba turi kumwe hano mu rugo cyane rwose kandi ndamutse nkoze akantu wabivuga cyangwa ntubivuge kandi urabizi uramutse ubivuze hari igitagenda neza byaba ibibazo kabisa ibintu byose ni ukumanza nyine tukabyumvikanaho tukagiranamo inama urumva njyewe nakundaga mushiki wanjye nyine tuvukana kuri papa ariko nawe nkunda yego ntabwo yangiriraga nabi nyine tu ndashaka ko najya kumusura wanyemerera nkagenda basi namara iminota 15 hari ikibazo what kumusura numvaga nshaka kumusura ariko nyine ukajya mu rugo hahandi numvaga najya ariko nyine nkitwara basi mbabarira umbwire ndeba hano basi urumva utekereza neza uzi ko wagumye bimbwira nkagira ngo ni blague ndi kwirira amaselfie nkagira ngo nyine uri kujokinga kumbe biri seriye oya mani nyine genda mukumbuye ikintu nicyo kibazo kuva naza hano urabizi igihe maze cyose ntabwo ndamubona kandi ndamukumbuye oya pe ya gahunda yo kujyayo ntabwo nayigushyigikira habe na gato ntabwo nabyemera none se basi ko nzi nimero ze mu mutwe ntabwo waneza amayinite nkamuhamagara akaza hano amayinite yo ndayafite ariko gahunda yo kujyayo yibagirwe ndaguha amayinite umuvugishe hato n'umuvandimwe atamenya ko wasubiye akuze uburyo waje umeze reka ntabwo nakongera akira nkutize umuvugishe wenda umubwira aza kuramutse muganireho gatoya nyine birangire ariko gahunda yo kujyayo yo rwose ayiparike nkoreramo pasari ntabwo nayigushimira ariko nyine ibintu ntabwo biba byoroshye kuko bitewe n'igihe mba maze ntamubona kandi ari we muntu twaganiraga mu rugo nyine biba bibangana wabaye igihe se sindi bikuzanire ntaribi hamagara wumve nagushira ntumbwire nyine ako nzi ko ari hahagije nta kibazo halo mwiriwe neza umeze gute wamenye ako gute utamenya ubu ngubu uyobewe musaza wawe ntabwo wari uzi ko naguhamagara se kandi narakize nyumvira yewe ubu ndi umusore ushimishije umva ubu ngubu ndaseka rwose ndumva nta kibazo ahubwo se wakihanganye byibuze basi ukaza nkakuyobora nyine hamwe kuri wa wundi uvukana na papa ndahakuyobora nyine ni ku gipangu cya 27 sha ndagukumbuye n'ukuri kw'Imana hagire basi unansubize ntareba ibindi turabiganira uhageze
sawa nta kibazo urakoze. Se umeze neza Umva. cyane ari we ndi kubona Ndumva ameze neza. Ako uzi igihe maze nakubona? Yuhi. Imana ishimwe n'umuzima ndi kubona ninde. Ntabwo nabyemera waraye. Sha ni njyewe nyine wongeye ukazuka wa muntu we sha. Ni wowe. Ntabwo biba byoroshye kweli. Ni wowe. Iyo nibutse ubuzima narindimo. Uri kubabara? Mbabara ubundi wankoragaho nk'ababara kubera kunkubita imbavu zose bakazihwanya. Ariko ndumva meze neza. Sha Imana ishimwe no kuri kw'Imana. Nifuzaga kumera gutya ndi kukubona. Ako mana. Ese ubu nzakwitura iki koko? Uzi ko muri ruraro ubwo ari wowe wankundaga wenyine? Mana regura amaraso yanjye. Ni gute se nakwanga nshingiye kuki? Ariko mana. Uko naje nuko. Nawe navuze ngo nzanire n'utwenda ubu wasanga abana nayo. Upfuye kumpamagara gusa. Bari kwitwika mari. Urasetse. Ndakuzi. Byavamo. Ntabwo bayitwika mari. Ndakuzi wowe ntabwo bayitwika wari. Uramamagaye. Ati se uyu ninde umamagaye. Ngiye kumva numva ni wowe. Umva. Nari no koza ibyo mise mbitondi mitsanza niruka. Nuko rero Imana igira neza buriya uwigiriye neza ntacyo yaba. Bitewe n'uburyo nagiye mbaho buriya Imana ntabwo yakwemera kundekura atari mu gihe cyayo. Imana yagennye ati uyu munsi uragenda itagennye ati uyu munsi uraza ntabwo wajya. Rero amahoro yabaye make ngo wagiye nagiye se bazongera no kumbona agasombe ntabwo ubizi ntabwo urabimenya ubu se nzongera kwiteza hariya ziranyatsi zirasatani ubwo ndaje mbakarange ntabwo njye ndashaka yuko ese papa uri kumva amakuru ngo azaza ryari? Papa yambwiye azaza mu cyumweru gitaha. Urumva rero ugomba kuba rero ugahita undabura kare cyane ubwo azaza. Akuzi ko ari wowe muntu wamaguta uryo nabuze ibyo ndya nyine birumvikana ngerega ndi musaza wawe biga nta kintu ubu narakize ngomba umva ibyo nzajya nkorera byose niho uzajya umva karaga koga ahubwo gafite udutaye nk'utw'inkoko uretse karaje kabone hari akaje mu rugo nozi cya kinyendaro cya mama yakizanye mu rugo none agakobwa karanatse umwe wigeze kuza umwe muremure kamwe nyine hari uwigeze kuza mbere akiri umwana nese ko yaje mbona abyibushye yarananutse se karananutse wagira ngo iwawe nibarya aho kaba bakanduje haza hari imitezi na mburugu na kanseri ariko nyine agasombe reba umva nkubwire kariya se karaje kare mu rugo uzi ubushinzi gafite noneho namubwiye ati ntunyobere hano ni kwa data uri ikinyendaro karagenda akabibwira Mary yanutse ngo ni ikinyenda ndamubwira ati jya kundega nuko se ko yari yaravuze yuko atazigera amuzana hariya ko
ko yamuzanyira yaramuzanye ubwo aragira ngo nyine ubushitani bwe aragira ngo konzi ko n'umwana wa nyine yajyaga acyurira papa ngo yanzanye ngo nk'ikinyendaro uri kumva ngo yanzanye nk'ikinyendaro ko yamuzanye nawe aragifite nanjye ndabimubwira hagiye gushya uretse ibintu yankoreye nzabimenye ko yadashyira umugore we ubwo agomba kujya mu buzima ari muzima uretse papa hagere uzareba ibintu nzakora namutegereje dadi ahubwo nzabwira papa nzamubwira ati aho kugira jyewe mfe uyu nguyu yapfa yagenda cyangwa agapfa bikarangira ibintu yagukoraga byose video zazo ndabifite ibintu byose byaberaga mu rugo byose ndahari tugende kureba Rurabo urebe ukuntu ameze nawe arashima Imana yarabyibushye amata yambaye yewe reka kamwihorera hano hari icyo bitwa imibereho shana bonye hano bafite televiziyo 3 mani umva bahise mbona deni zaho nabonye runo rupanga ari rwiza sinzahava shana uzahave pe rimwe na rimwe nzagenza tugiye kureba Rurabo turebe ukuntu ameze Gaba sobeshira Meze bite? Boss. Wow. Uyu ni wa mwana se? Ndabona nanjye asa nkawe. Bite sha? Wow. Mumeze neza? Cyane ntabwo ndimo ndareba neza. Umwe twatanye meze nk'umurambo. Nungu. Njye se mu nterura ameze nk'umurambo? Sha, ngero korasha. Ni mwebwe se? Kabisa. Burya Imana ikura umuntu sha. Ni mwebwe bajya bambwira? Ni twebwe rwose. Yesu we. Twakuzanye umeze nk'umurambo none turabona. Ni mwebwe? Ni twe kabisa. Yesu we. Akumana. Ni mwe mwanzanye? Muravugisha ukuri? Nese kure gasanga turi abateka mutwe. Mvise koko. Imana ibaho. Ngiye mumbwire. Nawe urabyemera? Imana ibaho. Nakubwira ngo Imana n'ibyo natwe izadukura mu mwuga mu bukagira ngo. Aya mafaranga nariye nagaraye. Nakora iki? Nagaraye gusa kabisa. None se sha? Ni wowe? Njyewe? Tuba ari ikigo gihinga wahora n'iki wa muntu we? Yaba dada. Umuntu we. Dere rwagomeze ngo. Bajya babimbwira banyereka amafoto. Bajya babimbwira banyereka amafoto ukuntu nari meze nk'ikigoryi. Ahubwo nanjye ndi kwibaza ukuntu nageze aha ngaha bikancanga. Mwanzanye mu nteruye, mwanzanye mu modoka cyangwa? Suna ngo wasigaranye ihungabana mu mutwe. Ihungabana ntago ryabura nyine ntubaza biyisi koko ntago bazi worayiboroba. Cyazere bose bamubwirisha umva abavuzi barakora. Oya abavuzi barakora bitewe n'ukuntu wenda nabibonye ku ifoto. Kuko hari umuntu wigeze kumfatisha agakamera ka phone ukuntu aranyereka ariko nubwo bitagaragaraga neza ariko yarabinyeretse ukuntu nari imeze. Abavuzi barakora kabisa. Ari n'igihe bimuga noneho bizashyira hasi mbago. Umva byirukanka kudoshyo. Kibone cyanduruka. None se sha anko wari he? Anko nawe wari yagiye mu kazi.